senga mu gihe turaza kuba dukora gahunda yo gutura turi kujyana turaza kwakira izi ndirimbo zikurikira. Turaza kwakira indirimbo ya Korali New Jerusalem, murayikunda? Turaza gukurikizaho indirimbo ya Sound of Christ, murayikunda nayo? Turaza gukurikizaho n'indirimbo ya Saved by Grace. Izo ndirimbo turaza kuzakira barimo batura. Nituza gusoza turaza kwakira New Singers ize kubanziriza umubwiriza. Murakoze cyane, ukomeze kugira isabato nziza. Kure
bakomeye bo mw'isi, ahubwo ava ku mwami, nawe ngwino wivomere. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Imbaraga y'amahoro, namenye ko hari umurimo nari ntarakora. Natangiye gukora nishimye, mpimbaza ko nd'amahoro. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Yesu niwe mahoro y'abamwiyambaza, hahirwa umufite muri we ahora atuje. Ntawe itagombye kwisukira, yaburya bafite amahoro. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye. Soko y'amahoro adashira, ubu turaje ngo utwuzurize imitima yacu yagizwe no kuba kure yawe. Ngwino amahoro yacu, turisha imitima yihebye.
izina rya Yesu mukomere igisitari kumva yarabimpaye irishimuza mukankunda yeguje byose yamaye ubugingo haleluya Yesu warakoze igisitari kumva yarabimpaye irishimuza mukankunda yeguje byose yamaye ubugingo haleluya Yesu warakoze igisitari kumva yarabimpaye irishimuza mukankunda yeguje byose yamaye ubugingo haleluya Yesu warakoze yacu wakiritura ryacu wezikiti mayitanze icishije bugufi Imana ihira ibiganza byayo umunsi ukomeye uwiteka uri hafi kandi umuhindo wawugeze ku muryango urihuta uzabuje guhishura rwose byahishwe kugira ngo buri wese amenye imirimo ye arahimbuza asangwa iteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze tuzumva imirimo yawe utunganye inzira zawe mwuka wera iteguye kugufasha arahimbuza asangwa iteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze tuzumva imirimo yawe utunganye inzira zawe mwuka wera iteguye kugufasha umunsi uzaba ukomeye uzaba uw'imibabaro ukazasangwa baranze kwakira umukiza Yesu umuremyi kandi uzaba uw'ibyishimo kubiteguye arahirwa uzasangwa iteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze tuzumva imirimo yawe utunganye inzira zawe mwuka wera iteguye kugufasha arahirwa uzasangwa iteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze tuzumva imirimo yawe utunganye inzira zawe mwuka wera iteguye kugufasha ibishuko
hamwe nawe Bibiliya iza gufasha uzatsinda tuzatemberana nande kamugabirwe arahirwa uzasangwa niteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze zisumba imirimo yawe utunganya inzira zawe Mwuka Wera niteguye kugufasha arahirwa uzasangwa niteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze zisumba imirimo yawe utunganya inzira zawe Mwuka Wera niteguye kugufasha Mwuka Wera niteguye kugufasha Mwuka Wera niteguye kugufasha arahirwa uzasangwa niteguye nshuti uko azahemberwi bihwanye n'ibyo yakoze susuma imirimo yawe utunganya inzira zawe Mwuka Wera niteguye kugufasha urebe niba uhagaze inyuma y'abantu yagira ngo mubyubahirize mu bunyage bibukaga ibihe byiza bagiriraga i Siyoni batekereje indirimbo baririmbiraga Uwiteka bibatera kubabara no kubogoza amarira ese ko baca kuririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu gihugu cya kure iyo mu mahanga twibutse ibyiza Uwiteka twagiriraga i Siyoni niyo mpamvu tugutakiye kuba tugarure ese twabasha kuririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu gihugu cya kure iyo mu mahanga twibutse ibyiza Uwiteka twagiriraga i Siyoni niyo mpamvu tugutakiye kuba tugarure bateraga kujyanwa mu bunyage nuko babaga bacumuye ku mategeko y'Imana ariko iyo batekerezaga ku cyaha cyabo bakoze batakiraga Uwiteka akabumva akabatabara ese ko bashya kuririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu gihugu cya kure iyo mu mahanga twibutse ibyiza Uwiteka twagiriraga i Siyoni niyo mpamvu tugutakiye kuba tugarure ese ko bashya kuririmba dute indirimbo y'Uwiteka mu gihugu cya kure iyo mu mahanga twibutse ibyiza Uwiteka twagiriraga i Siyoni niyo mpamvu tugutakiye kuba tugarure nshuti bakundwa haruguraka inzozi mbi nibuganiriza narose inzozi mbi muri ndabuca
Jeje kumurata izo nzozi Mwuka wera niwe unsobanurira inzozi nk'uko yasobanuriye Danieli nanjye nifuza kurota inzozi nizo Yakobo yarose Mwuka wera niwe unsobanurira inzozi nk'uko yasobanuriye Danieli kijya kibabaza Imana nuko umuntu yiremeye yanga akagoma yakoze ibishoboka kugira ngo atuzahure ariko umuntu arangaragoma Wino Yesu Wino Yesu ni wowe badukiza tukakugarukira turakutabaje uze mu mitima yacu tuzibanire mu bwami bw'ijuru Wino Yesu Wino Yesu ni wowe wadukiza tukakugarukira turakutabaje uze mu mitima yacu tuzibanire mu bwami bw'ijuru ukareba ibintu by'iki gihe usanga abantu benshi bahugiye mu byegese bakibagirwa yuko umukiza ageze hafi aje gutwara abamwigiye Wino Yesu Wino Yesu ni wowe wadukiza tukakugarukira turakutabaje uze mu mitima yacu tuzibanire mu bwami bw'ijuru Wino Yesu Wino Yesu Wino Yesu ni wowe wadukiza tukakugarukira turakutabaje uze mu mitima yacu tuzibanire mu bwami bw'ijuru Nabibona twifitiye ibanga ab'isi batajya basobanukirwa nubwo duhura n'ibigeragezo tugenda n'ibanga tugahisha dufite imana idutabutsamo maze bose bagatangara dufite imana idutabutsamo maze bose bagatangara dufite imana itari bayani dufite imana itari dabo dufite imana ishobora byose niyo mana yaciye aseruka itaba y'ababisha barahunga
seruka itabaye ababisha barahunga bana b'Imana tukanesha Italia
uyobora abagenzi nakurahiye nujya mu rugendo Yesu nawe yaritanze kugira ngo abanyabyaha bave mu nzira zabo mbi bagarure n'abandi. Zana Natanayeli wawe nanjye nzane kuwanjye tujyane hose ubutumwa bivuge cyane bisuge aza kubiduvuga byose muri we harimo imbaraga uzava n'intsinzi ikomeye. Zana Natanayeli wawe nanjye nzane uwanjye tujyane hose ubutumwa bivuge cyane bisuge aza kubiduvuga byose muri we harimo imbaraga uzava n'intsinzi ikomeye. Kugera i Kanani urwo rugendo ruyoboye Isirayeli bagiye bahura n'ibibazo mu nzira abanze kumva ntabwo barurangije soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo imirira Yesu abari ukuyobora ugendana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo imirira Yesu abari ukuyobora ugendana nawe uzagerayo amahoro. Wambare gukiranuka ubutumwa bwiza ugendane no kwizera muri intwaro yawe n'ijambo ry'Imana. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo imirira Yesu abari ukuyobora gerana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo imirira Yesu abari ukuyobora gerana nawe uzagerayo amahoro. Amazu meza twarayateguriwe ikamasakaoni n'amatwatumvise ikabyase nshuti twarabiteguriwe. Soma neza amabwiriza y'inzira n'amategeko y'igihugu rimujyamo imirira Yesu abari ukuyobora gerana nawe uzagerayo amahoro. Soma neza amabwiriza
bukuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro kuyobora gendana nawe uzagerayo amahoro Sound of Christ bagiye kuririmba indirimbo imwe yuzuye batambuka nibyo nashaka ko ninyamagara hano imbere ndajya mvuga ngo imwe eshanu
amaraso ya Yesu umwami w'abami bose hano ku isi no mu ijuru izina rye ni Emanueli kuko ari igitangaza kuko tuzigerera mu ijuru tuzamwibonera duhanganye umubabaro nagiriye ku isi azawusimbuza umunezero ubwo tuzaba twicaranye nawe tuzaba turi ibikomangoma ubwo tuzigerera mu ijuru tuzamwibonera duhanganye umubabaro nagiriye ku isi azawusimbuza umunezero ubwo tuzaba twicaranye nawe tuzaba turi ibikomangoma Yeah. Azitwigitangaza kandi
igitangaza kandi umujyanama Imana yacu ikomeye akawatesuhoraho umwami w'amahoro ugiye kugaruka niwe ngabidukingira niwe byiringiro by'umugisha Yosiya igice cya cyenda umurongo wa 5 nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza umujyanama Imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro haleluya agiye kugaruka kujya naba nizeye igira iwacu tuzibagirwe imiruho yose twaruhiye muri iyi si ibarire n'uwo mukiza iteka haleluya amen azitwa igitangaza kandi umujyanama Imana yacu ikomeye akawatesuhoraho umwami w'amahoro ugiye kugaruka niwe ngabidukingira niwe byiringiro by'umugisha azitwa igitangaza kandi umujyanama Imana yacu ikomeye akawatesuhoraho umwami w'amahoro ugiye kugaruka niwe ngabidukingira niwe byiringiro by'umugisha niwe ngabidukingira niwe byiringiro by'umugisha niwe ngabidukingira niwe byiringiro by'umugisha azitwa igitangaza kandi umujyanama umuhe mikorofone duhagararane. Murakoze nyakubahwa muyobozi uraho, burya nta perezida w'akana. Nkundira tubanze dushimire Imana, ariko tunashimire umukuru w'igihugu utihererana cyangwa yiharire kuba perezida wenyine. We yemera ko na korari nk'ingi igira perezida. Komera rero perezida. Hanyuma kubw'ububasha rero mabwa n'amategeko, nagira ngo mu izina rya bano bantu bose mbashimire ko mwambaye neza. Kandi kwambara neza birahenda, ariko nanjye nambaye neza. Hanyuma nagira ngo mbaze rero, ubundi ikibazo twibaje mwaririmbaga muri abagabo, mugira abagore cyangwa harimo n'abasore? Integekera korari nk'uko usanzwe utegeka bigakorwa, buri mugabo wese ahagararane n'umugore bashakanye kandi bafatane nka kwa kundi kwa sherishu. Noneho turebe uko biba bimeze. Yego muhagararane kandi mufata, oya mwe mufata mu mugongo, ntago ibyo bigezweho. Mufatane bigezweho, oya ntago ari ku rutugu. Umva ngo ni muri porte chérie, porte chérie. Yego hari abamaze kubimenya. Sawa, ubwo perezida we akanagashya ke, ariko hindukira urebe hari ababikoze neza n'abandi babikore batyo, nibyo nshaka. Yego perezida wabibonye, nawe ifata uwawe gutyo rero. Kamera ifate neza. Haleluya. Nifuza ko wegera cyane nk'icyo giti kugira ngo ngiye bafate aya mafoto abasa neza. Urakoze cyane. Rero aba bantu kuba bambaye neza, kuba basa neza, kuba baririmbye neza, bifite impamvu, nuko bafite aba bantu babitaho. Imana ibaha umugisha. Amen. None nagira ngo mbaze nyakubahwa Perezida Jacques, ikibazo ni iki ngiki. Uyu mugabo kamera, urukamerero ni urwo ngurwo.
ikibazo cyo kukubaza ni iki ngiki. Kuki aba bantu bose bicaye ahangaha mukaba mwabatumiye? Ni iki cyatumye muduhamagara? Oya, mwabyumvishe? Ni ikibazo cy'urulavu, urukundo. Mufate mutya muti turarwakiriye. Haleluya. Icyambere nuko mudukunda. Perezida uvuga neza cyane mu ba perezida bake yamaze kuvugisha kandi agasubiza icyo umubajije. Icya kabiri ni iki? Ni urukundo gusa. Tujye mu rukundo twese. Niyo mpamvu nari mbashyize mu rukundo. Porute Sheri. Yego. Icya kabiri cyatumye tubahamagara. Yego. Nuko twifuje gusangira namwe ibyiza twabateguriye. Icya kabiri ni ugusangira natwe mwese muryoherwa. Bwira mugenzi wawe turyoherwa. Oya, kereka niba mwabonye ibibi ariko mujye mwakira nibyo muhawe. Icya gatatu perezida. Icya mbere urukundo, icya kabiri kurya, icya gatatu kunywa. Icya gatatu ni ikihe? Icya gatatu mwaduhamagariye twagira ngo dusangire umunezero. Dusangire umunezero. Umunezero uri mu mutima cyangwa uri mu giseke? Uri mu mutima no mu giseke. Hose urahari. Mu mutima no mu giseke umunezero urahari. Haleluya. Abamufasha protokoli ikore neza. Yego. Mikrofoni hafi ya pasitoro kugira ngo tuze gukorana neza. Ibi biba binasaba ko biba bivuga. Ni iki kiri mu giseke? Mu mutima twabibonye byari biri ku munwa. Mu giseke ni iki kirimo? Urakoze cyane. Yego. Igiseke cyacu kirimo ibanga. Yego. Uruhisho twabahishiye. Yego. Uyu munsi twagira ngo tuhishure ku mugaragaro. Kandi dusangire ibyiza namwe. Yego. Kugira ngo rero iki giseke mbere yuko gishyikiriza pasiteri ko wagira ngo harimo amabanga se. Ntago mukiriba ko twagipfunduye. None iryo banga rishyikirize pasitoro. Nagira ngo mbanze mushyikirize ibanga rye. Pasitoro rero ibintu bigezweho ni ibyo ngibyo. Ubwo kandi warutegereje uruntu runini ngo ruje n'ingorofani. Yaba smart one. Be smart. Umusirimu. Ubutumwa buraho. None ubu butumwa uhaye pastor niki kiriho? Urakoze cyane nkuko mukanya tumaze gutanga ikibanze. Ubutumwa buriho ivuga butumwa. Hari ivuga butumwa. Ni ibibwirizwa bingahe biriho hari? Hariho ibibwirizwa 5. Yego. Muri rusange bikoze mu buhe buryo n'ubuhe? Harimo ibibwirizwa 2 bikozwe ku buryo bw'amashusho. Ni ukuvuga ngo ubashaka arababona. Udushaka aratubona ku mpande zose. Urebyeho uhita ubabona. Uhita tubona cyane. Mu Kigarama wibereye muri Amerika ukandikamo ngo Kigarama SDA Church. SDA Church. Cyongereza rwose. Byaje. Korari iri mu mwiherero biri mu mwiherero. Ziko bigaga byose. Amashusho indirimbo 2 n'izindi zivuga 5. Urakoze, hariho indirimbo 3 z'amashusho. 3 zose. Umubare na ufite isobanuro. 2 z'amajwi. N'indirimbo ubwo hari 5 z'amajwi. Nesha Utari zose nesha. Ndabyumva iyi mibare ndimo ndayikora neza. Ndabizi. Ziba amashusho zabagiye kuba amajwi. Ziba inkoko zarabanje kuba iki? Ngibyo ngukore. Twagiye. Pastor rero nagira ngo nkubwire ko iyi korari inejejwe no kugushyikiriza ibi bihangano. Tukaba twasabaga kugira ngo bimurikirwe abizera, nyuma yabyo byegurirwe gukora umurimo w'Imana. Arakoze pastor uyoboye gahunda Barasenga Tofiri, kandi reka dushimire na korari umuburo uheruka kubw'ibi byiza bagezeho byo gufata ubutumwa baririmba mu mpano Imana yabahaye, bakaba barabukoze ku buryo bubasha kurenga imbibi z'itoro rya Kigarama. Imana ibahe umugisha. Amen. Rero kubw'iyo mpamvu ngira ngo kuko bamaze kutubwira ibihangano biri kuri ibi bihangano bifuje gukira ahagaragara,
mu bubasha mpabwa n'itorero muri intara ya Murangara, nkaba nshyize ku mugaragaro ibi bihangano kugira ngo biherekezwe n'Imana ishobora byose, bizagere kure kandi bizakundwe kandi bizakize imitima ababihanze n'abazabyumva bose, natwe twese bidukize. Iki giterane kiri hano tuzagihuremo no ku nyanja y'ibirahuri. nagira ngo aka kanya noneho uri Imana ishobora byose kandi uri isoko y'impano zose, uhabwa icyubahiro. Niwe washyize amakorali yatambutse hano impano muri bo kugira bazikoreshe mu murimo wawe, ariko nta niwe wabashije korali umuburo uheruka gukora ibi bihangano. Kuri iki gicamunsi iyi korali nyigushyize mu biganza kugira ngo yuzure mwuka wera, ibyiririmba bise n'ibyikora, maze biguhesha icyubahiro. By'umwihariko iyi DVD na audio tubishyize mu biganza byawe kugira ngo abamarayika b'Imana bazabirinde babiherekeze aho bizagera hose, bizakingurirwe, dukizanywe nabyo, nugaruka uzaduha ikamba ry'ubugingo. Ibikurikiraho byo muri iki gitaramo nabyo byezwe nawe izina rya Yesu, amen. Murakoze rero perezida, kuba perezida burya iryo zina ni izina rikaze, uba witeguye buri kanya gusubiriza. Nagira ngo mbaze, igihe nahuraga namwe mwambwiye ko hari abantu, ngo abantu bari hano bose murabashimira, nibyo? Nibyo. N'ikimenyimenyi babageneye impano. Ubu ngubu ushobora gufungura telefone yawe igihe cyose ufite imeze nk'iyi smartphone. Ubu muri MTN iraharigura 20,000 no muri Tigo ndabamamarije, ariko kuntu kugira ngo tubwirize ubwo butumwa, ugiyeho ugahita wandikamo umuburo uheruka kwaya kuri YouTube channel, ubaka kanya bayigize impano iri free. Mwese ushobora kujyaho ugahita ubonaho izi ndirimbo zabo nziza n'imyambaro yabo myiza, bavuga ko Yesu ari umwana. Murakoze cyane. Abo rero ni abambere. Asoma neza cyangwa asoma biteranye? Asoma neza cyane. Niba asoma neza niba mwe mikrofone, hanyuma abagufasha nabo bakube hafi. Abo bantu ndashaka ko ushaka gushimira ubashyikiriza izi mpano wagennye uyu munsi, hanyuma nkaza kukubwira igikurikiraho, cyane ko ubu noneho n'ibitangazamakuru ibyandika n'ibifotora biri kugushaka. Ariko dore kuba perezida noneho ukora ubu ibitangazamakuru birimo biramunyaka, biramushaka. Hanyuma nagira ngo arajya asoma umuntu atambuke umushyikiriza impano uko wabigena, mu rwego rwo kubashimira ko bababaye bugufiya mu buryo butandukanye. Wasoma uwa mbere. Murakoze. Kuri background washyiramo gatoya tukaba tubijyana gato sawa. Uwa mbere ninde? Uwa mbere ni pasitoro w'intara yivuga butumwa ya Murangara. Pasitoro w'intara ya Murangara ashobora kuba yagiye gukora ikiganiro, arimo arabazwa ibibazo. Protocol ikora akazi. Itorero rya Murangara. Protocol ikora akazi. Itorero rya Murangara, church coordinator, umuhuza bikorwa Murangara, mwamuha inzira, mugerageze uwo musaza ahabwa inzira, mwamwicaje kure ariko agomba guhabwa inzira. Naryo ngo rifite akamaro gakomeye nubwo mwese mugafite. Umuhuza bikorwa waho nawe yitegure, wahagararana na perezida akawushyiriza impano, muhagarare mureba muri kamera. Coordinator w'itorero rya Mara, uhagarariye itorero rya Mara ari hafi. Nyuma ya Mara haraza nde? Itorero rya Kaduha. Umuyobozi w'itorero rya Kaduha ni hakurya aha, buryo umuturanyi byanze bikunze nawe uhagere. Nyuma haraza nde? Komeza. Titirere Koreta. Titirere Koreta yabaye hano umubyeyi wamaze igihe kinini. Ndatekereza ko umusanzu we utakibagirana kugira ngo iyi korali bihari. Karibu sana n'umutware we niba hari baze hanyuma muri iyi foto byongere bigaragara. Inashimiye ko abayobozi bose bayoboye ahangaha barahari, kandi koko nanjye ndi umuhamya n'abantu bagize akamaro bashyikiriza iyo mpano. Ngibyo rero kwibyara burya cyangwa kubyara nuko niko bigenda. Turishimye. Hanyuma nyuma ya Titirere Koreta
Titirere Kabano. Bakurikiranye uko bagiye bakurikirana kandi bose ngo batanga imisanzu ikomeye. Nabo nibaze kandi baze kwa kundi ibintu ndabona ari uburyohe. Hanyuma rero nekereza ko Sifi yaza ko bakira habanza baririmba muri iyi korali. Ariko buriya yirimo byanze bikunze. Ngaho rero mwakire iyo mpano. Murakoze cyane. Nyuma ya Sifa Kabano famiye ye haraza nde? Madame Field President. Bifuje kugira ngo bahe madamu West Rwanda Field wemeye kubana natwe kuva mu gitondo. Ndatekereza ko yabiraranye cyangwa bimaranye n'iminsi ntiyapfuye kuza. Imana imuhe umugisha. Ati igihe we n'umutware muri mu kazi mu nshingano zikomeye no mu biro, iyi ndirimbo mujye muzumva Kigarama turabakunda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hanyuma wakomeza Muvandimwe Hakizimana Philbert. Hakizimana Philbert ndatekereza ko ari hafi na Philbert rero ahabwe iyi mpano. Ati Imana iguhe umugisha kandi turagukunda turazirikana ibyo wagiye dufasha. Harakurikiraho nde? Kurikiraho korali Sound of Christ. Sound of Christ ni korali yaturutse mu itorero rya mutambaye neza mutabireba. We burya ngo yemerewe no gushyiraho ikoti igihe mwe mwambaye amashati kugira ngo yerekane itandukaniro. Arakoze cyane. Nangiye korali ndi umuhamya ko ari abantu beza. Hanyuma Kurikiraho New Jerusalem Choir. New Jerusalem mwatambuka uwo murwa mushya. Perezida bakaze nyine abaje muri karuvati nziza cyane ya mifemu n'impuzankano y'umukara. Ati namwe mwubahwe. Yego mwarakoze cyane. Hanyuma secrétaire executive umunyamabanga w'umurenge wacu byose bigerwaho kubera umutekano. Ati nawe igihe uri mu modoka twifuza kuguha impano kandi ikorari iragushimira. Mwatambuka perezida wa korari nyine abakaze akaguhereza niyo mpano. Igihe cyose uzajya uri mu modoka ujye wibuka yuko iri torero naryo ari rimwe iwanyu. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Haraye perezida ujye uzana na protocole. Ni uburenganzira shatse washyiraho na convoy. Uri perezida umuyobozi w'igihugu cyacu arabitwemerera n'abanyonzira bakagira perezida kandi bimutera ipfunwe kuko by Grace Choir. korali yaturutse kuri Ngoma Saved by Grace. Ibi ni ibintu biba bigomba kubikwa kandi bitazibagirana kuko muri ingirakamaro. Akazi kose kahagaze amatike aratangwa muraza. Uniforme ziterwa ipasi. Biri muremure rero nawe bari ikibazo. Ariko unanutse. Murakoze cyane. Wareba muri kamera. Uyu ni perezida muremure unanutse. Utangire wiga no gukura n'igitambika. Perezida w'umusirimu burebera mu mafaranga. Ndirimbo nziza cyane. Karibu sana. Perezida wo mu mafaranga urebera mu mafaranga mu nota. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kandi twagiye tuzamuka mu ntera, twagiye tugira gute kandi twarabaye hariya, abandi turahahira turahashakira tugira gute, ibintu bigenda neza. Mwese ni muzi, uzi ko yahaciye wese nazi muzi, tubari twe twiheraho. Ariko mbere ko ugira icyo uvuga, uyu mugabo aramutse avuze ko hari ikibazo iyi korali ifite, twagikemura cyangwa ntabwo twagikemura? Abavuga bati nanjye nagikemura. Murakoze cyane. Hanyuma hari ikibazo mufite cyangwa nihamagarira amakorali kuko arahari dusoza? Murakoze cyane. Nitwa Bayiro Jacques. Ikibazo turagifite kuko dutumira ababyeyi inshuti n'abavandimwe. Bari dufite ikibazo cyangwa icyifuzo cyo gusaba ubwunganizi mu gikorwa cyacu cyo kuvuga ubutumwa dukoresheje. Murashaka iki noneho? Turashaka uburyo bw'ubushobozi bw'amafaranga. Uburyo bw'ubushobozi bw'amafaranga bwo gukora ikintu kingana iki? Bwo gukora ikintu kwagura umurimo, kuko turashaka gukora igikorwa kiremereye cyo kurenga aho tugeze ubu tukagera kure. Ubundi mu by'ukuri tudatinze, izi ndirimbo bakoze ni kimwe cya gatatu cy'icyo bagomba gukora. Bagomba gukora alubumu igomba kujya ahagaragara ikajya mu zindi alubumu ziri ku isi. Nagira ngo mbabaze abantu bashyigikiye, niba byanga ni uburenganzira bwacu. Abantu bashyigikiye ko iyi korali yakora alubumu indirimbo 12 z'amashusho zinavuga, ndetse mu minsi iri imbere bakazakora n'amavuna
yishimira Imana kuba dufite ibintu bikorerwa iwacu Karongi kandi byiza, tutagiye i Kigali kujya gushaka abanyakigali cyangwa abanyagisenyi, nabyo bifite akamaro. Ufite ikintu wifuza kubwira abantu bari hano nk'umuntu wakoranye n'ikorari uyu mushinga? Ndagira ngo uhishambe. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Imana ni nziza. Ndabashimiye kwihangana mwagize no kuboneka muri gahunda zo kugira ngo tubagaragarize nge na korari ibyo twagerageje gukora. Imana ibamugisha. Ni igitaramo gishyushye nk'icyo utaroherutse se? No mu mujyi hari iwacu ntabwo bishoboka. Biragoye kubona abantu bafite umutima w'ubwitange nk'aba. Audience nk'ingi iraryoshye mu by'ukuri. By'umwihariko ndashimira korari umuburo uheruka. Korari umuburo uheruka aho muri mwumvira ijambo. Twafatanyije gahunda zo gusenga, nafashe umwanya wo kuzara mu rusengero. Yego, musengera iyi gahunda. Producer ukanabafasha gusenga. Byiza cyane. Kandi nanone twagize umugisha wo kubana mu bihe byo kwihanganirana kubera ko nibwo bari gutangira. Yego, biduha umusaruro mwabonye dufite none kandi dukomeje gukora mwiza. Nzakomeza kubasengera nicyo kibanze. Amen. Kandi nzakoresha imbaraga n'ubwenge kugira ngo bagere aho batari bagera none bafatanyije n'Imana. Amen. Nshimira n'amakorari yo muri intara, nabonye amakorari mashyashya kandi ashoboye. Imana ibamugisha cyane. Cyagari menshi afite urukundo nk'uru twabonye uyu munsi. Tubwizanye ukuri. Yego nabibonye. Jonathan yatangiye kudusezerera kandi igitaramo ntabwo nifuzaga kuvuga ibintu byinshi. Yego, amakorari hano nayakundiye urukundo ruturutse ku ishyaka ry'umurimo w'Imana. nagira ngo nabyo bigarukeho abaperezida babyumve ko ari byiza cyane. Ndashaka kubabwira nanone nk'umuyobozi w'amakorari iwacu mu mujyi. Yego, nshinzwe amakorari Galileya. Biragoye kubona amakorari yitangira gufasha ayandi. Yego, umutima bugwaneza no mu iterambere ry'umuziki. Wabona bavuza amena ariko ntiwabona bari kuye amafaranga. Ndashimye amakorari yo muri intara. Nigeze tava kuri kaburimbo zikava nimugoroba turaryama none mu kubabona baje mu bitaramo bakihangana kugeza muri amasaha bigoye. Bafite shuguri nyinshi zirimo ihamagara rya Satani, ariko nakunze n'umutima wanjye amakorari yo muri intara. Imana ibamugisha. Kandi rutse sound ivugana byose kandi mwe byose. Imana ni nziza, niyo kamere yayo. Amen. Tubashimiye cyane ubwitange mwagize. Yego, bashimiye ubwitabire mwagize. Yego, bashimiye umurava n'urukundo mutugaragarije. Imana ibamugisha. Amen. Nongeye no kubashimira ubutwari mutweretse bwo kudushyigikira. Natwe tubari iruhande, turi kumwe namwe ibihe byose. Amen. Ndashimira amakorari yose yitabiriye iki gitaramo. Korari zose wane abizera. Gahunda zacu Imana duteganije zigende neza, kandi ashimira umuyobozi wayoboye iyi gahunda. Yego, nabo twabanye kuva mu gitondo mwihanganye. Imana ibamugisha. Amen. Rero igitaramo kirashoje, ariko ubuzima bwo kubana ntabwo bushoje. Igihe tukiri kuri iyi si, reka dukomeze dusabirane kandi dusangire ibyiza, dusangire inkuru nziza ya Yesu Kristo. Imana ibamugisha. Amen. Mbashimire n'uburyo mwari mwateguye hano, niba hari uwahadekoye akaba ari hafi nawe, Imana imuha umugisha. Umuntu yamuha akazi n'ahandi, n'uwatekereje gushyiraho nk'iri hema ryanshimishije uburyo rikoze. Muhaguruke dusenge. Yesu Kristo wifuzwa ibihe byose. Immanueli, Imana iri kumwe natwe. Zuba ryo gukiranuka, byiringiro by'abatuye isi. Icyuzuzo no gusohora kw'ibyiringiro by'iteka ryose. Azi kwigitangaza kandi umujyanama. Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabe idukingira, niwe byiringiro by'umugisha. Azi kwigitangaza kandi umujyanama. Imana yacu ikomeye, Data wa twese uhoraho, n'Umwami w'amahoro ugiye kugaruka. Niwe ngabe idukingira, niwe byiringiro by'umugisha.
azitwa igitangaza kandi umujyanama, imana yacu ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro ugiye kugaruka, niwe ngabidukingira, niwe byiringiro by'umugisha, azitwa igitangaza kandi umujyanama, imana yacu ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro ugiye kugaruka, niwe ngabidukingira, niwe byiringiro